Nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV show, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabashuhuje mbifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, mbifuriza umugisha uturutse ahera h'Imana. Ndabashuhuje rero muri za ndamukanyo z'abana b'Imana, Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe, abavandimwe bacu b'Abayisilamu, assalamu alaikum, shikamo. Buri muntu wese mu ndamukanyo yiyumvamo ndamushuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkomeje gukomeza ndetse no kwihanganisha abantu babuze ababo, bagize ibyago. Muri iyi si niko bigenda, uyu munsi biba ari byiza, ejo ari bibi. Mukomeze mwihangane kandi mukomerere mu mwami Yesu, kuko Kristo niwe womora imitima y'abababaye. Nkomeza kwihanganisha abantu bafite n'abantu barwaye, abafite ibibazo bitandukanye. Mukomere kandi mushikame, Kristo niwe byose, niwe nzira y'ukuri. Iyo umuhungiyeho akubara umubabaro kandi igihe kiragera ukanezerwa. Amina. Uyu munsi rero hari ijambo Imana yashyize ku mutima, ijambo nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo kuba maso. Haleluya. Kuba maso mu gihe icyo ari cyo cyose. Kuba maso waba ugeze mu gihe cy'umunezero, kuba maso waba ugeze mu gihe cy'umubabaro. Guhora witeguye. Haleluya. Guhora witeguye. Erega Kristo niba natinze, urupfu ntabwo rutinze. Yesu nashimwe. Rero umutwe w'amagambo nawise kuba maso. Twihute dusome muri Matayo 25 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Haleluya. Yesu nashimwe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Hano uyu mugani w'abakobwa 10, iyi story y'umugani w'abakobwa 10 nta muntu n'umwe utayizi. Nta muntu n'umwe utarigeze asoma iki cyanditswe gishya. Ariko igihe cyose iyi jambo ry'Imana rihora riduhugurira guhora twiteguye. Haleluya. Yesu nashimwe. Twihute mu gusoma. Umurongo wa mbere uravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. 6. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. 8. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. 11. Hanyuma ba bakobwa bandi bo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amina. Twongere twihute dusome muri Luka 12 umurongo wa 35. Luka 12 umurongo wa 35 haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo tube maso dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. 35 haravuga ngo muhere mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga mumukingurire vuba. 37. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera
akabicaza, akabahereza. Amina. Yesu nashimwe cyane. Umutwe w'amagambo w'iri jambo ry'Imana nawise kuba maso. Haleluya. Nawise kuba maso. Tube maso kuko tutazi umunsi n'isaha. Tube maso twiyeze kuko tutazi igihe Yesu azazira. Tube maso twiyeze, tuve mu byaha kuko tutazi igihe urupfu ruziye. Niba Yesu atinze kuza, urupfu ntabwo rutinze. Haleluya. Nimureke twikureho ibyaha byose, twihane bugishoboka. Tugifite umwanya wo kwihana, dukoreshe igihe cyacu neza. Uwiteka ashimwe. Twirinde ku gato no ku kanini. Haleluya. Duhore twiyejeje. Yesu nashimwe. Duhore. Bano bakobwa bari abakobwa 10. Bose bari batoranyijwe ko aribo bagomba gusanganira umukwe, kwakira umukwe. Ariko 5 muri bo bari abapfapfa, abandi 5 bari abanyabwenge. Yesu nashimwe. Ariko abanyabwenge bagira ubwenge bwo gutwara amavuta yo kongera mu matara yabo amaze gushiramo. Barateganyije bati hari igihe umukwe ashobora kuza atinze cyangwa se ikirori kikaza gutinda, amavuta agashira. Mureke twitwaza ayandi kugira ngo naza gushira tuze gushyiramo ayandi, tutiriwe dusohoka ngo tujye kugura ayandi, kuko twaba dutakaje igihe. Yesu nashimwe. Abo bari abakobwa b'abanyamutima. Ariko abapfapfa ntibigeze batekereza icyo kintu ngo byibura bavuge bati se ubukwe buramutse butinze, ese umukwe aramutse atinze kuza, amatara yacu akazima, ese byagenda gute? Ese twajya kugura ayandi, twaza ntitwasanga umukwe yamaze kwinjira tukabura aho duca. Haleluya. Yesu nashimwe. Niko byagenze koko. Igihe umukwe yaje, bose barahabadutse bacana amatabaza yabo. Haleluya. Ariko abakobwa 5 b'abapfapfa basanga amatabaza yabo amavuta yashizemo. Yesu nashimwe. Ni nk'uko Kristo naza azasanga hari abantu bakijijwe n'abadakijijwe. Azasanga hari abantu barimo kwigaragura mu byaha n'ababivuyemo. Yesu nashimwe. Mureke duharanire ko Yesu Kristo naza azasanga twese tweze, kuko Yesu ntabwo azajyana uwanduye. Yaduhaye igihe cyo kwihana, yaduhaye igihe cyo kwisubiraho. Yesu yadupfiriye ku musaraba kugira ngo ibyaha byacu bikizwe. Iyo dukoze ibyaha tuba dushubije Yesu ku musaraba, tuba twongeye kumutambiriza ikamba ry'amahwa. Haleluya. Yesu nashimwe. Nuko abakobwa 5 babura amavuta, bajya gushaka amavuta. Haleluya. Muri cya gihe cy'ubupfapfa, hari igihe umuntu agera akinjira mu bupfapfa, akibagirwa ko Imana ariyo byose, agatwarwa n'iby'isi. Aricyo cyagiye abapfapfa bagiye gushaka amavuta kandi bakagombye kuyashaka mbere. Yesu nashimwe. Baje kugaruka basanga umukwe yaje ndetse yakinze. Haleluya. Nuko barakomanga baratakamba. Batakambye igihe cyarenze. Hari igihe tuzakenera kwihana igihe cyarenze. Uyu munsi turacyafite amahirwe yo kwihana. Uyu munsi turacyafite imbabazi z'Imana ziracyariho. Uyu munsi imbabazi za Kristo ziracyariho. Ariko ndababwiza ukuri ko hari igihe imbabazi za Kristo zizageraho zigashira. Igihe azaba tubwira ngo ntago mbazi. Igihe tuzaba tugeze ku muryango w'ijuru akatubwira ngo ntago nigeze mbamenya. Haleluya. Nitwe turagereranywa na bari abakobwa 10 b'abapfapfa n'abakobwa 10 b'abanyabwenge. Abapfapfa icyo gihe kizagera nibagera ku muryango wese ababwira ati ntago nigeze mbamenya. Bavuge bati se ntago twahanuye mu izina ryawe. Yesu ababwire ngo ntago nabamenye. Ababwira ati se ntago twasengeye abarwayi mu izina ryawe. Yesu ababwire ngo ntago nigeze mbamenya. Haleluya. Kubera icyo atigeze bamenya, kuko hari ibyo bari baranze kureka. Hari kamere bari baranze kurekura muri bo. Hari urwango, umutima w'urwango bari bafite muri bo. Bari baranze kureka. Hari icyo bari barisigarije. Haleluya. Hari igihe umuntu yihana ariko hakagira ikintu yisigariza kikamubaho karande. Haleluya. Nimureke dusenga Imana, dusabe Imana imbaraga.
twihanire kureka turandure n'imizi y'icyaha yose, kugira ngo Kristo naza kutureba azasenge natwe turi bamwe mu bakobwa b'umutima. Haleluya! Ba bandi biteguye, duhore twiteguye. Hano Kristo uyu mugani yaduciriye ni umugani wo kuvuga ngo duhore twiteguye, duhore twiyejeje. Haleluya! Kuko igihe cyose nubwo tuvuga ngo Kristo ngo azaza, ntago tubizi, ntago tuzi isaha. Ariko se niba Kristo atinze kuza, urupfu rwo ruratinze, urupfu rurimo ruratwara abantu. Haleluya! Ese wowe mu Kristo, ese wowe mu mwana w'Imana ugiye gute? Ese ugiye wejejwe? Ese urumva izi saha urupfu ruramutse ruje, haleluya, ijuru waritaha? Yesu nashimwe. Hari umukozi w'Imana wigeze kutubaza ati se izi saha Kristo aje akavuga ati muratashye, ese wumva wowe wataha ukagera mu ijuru? Buri muntu wese yabuze igisubizo yavuga, ariko benshi bavuze ko batajya mu ijuru. Birengagiza ko Kristo afite imbabazi. Imana ihorana imbabazi. Haleluya! Kubw'imbabazi ze nyinshi, ngo kubw'imbabazi ze nyinshi tuzabaho no mu rupfu. Haleluya! Ngo kubw'imbabazi ze nyinshi. Haleluya! Mureke twe kuba abakobwa b'abapfapfa, duhore twiteguye, duhore twiyejeje, duhore uve mu rugo uvuga uti Mana, nubwo ngiye mu rugo ariko ntago nzi ko ndi bugaruke. Mana nyeza untunganye. Nubwo ndyamye ariko sinzi ko ndi bubyuke. Nyeza untunganye, iri joro unyeze. Haleluya! Nicyo ndi gukora cyose sinzi ko ndi bukirangize. Mwa bantu mwe, nubwo Kristo atinze ariko urupfu ntago rutinze. Yesu nashimwe. Mureke twiyeze, tuve mu byaha, tuve mu bibi, tuve mu bugome, tuve mu bugambanyi, tuve mu gusebanya, tuve mu gukunda imiya, tugire urukundo. Haleluya! Twihane, tureke gusubiza Yesu ku musaraba, kuko Yesu yaradupfiriye atubabarira kubw'ibyaha byacu, aratubabarira. Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kubw'urukundo dukunda, kugira ngo dukizwe kandi tubabarirwe ibyaha byacu. Nimureke rero dukizwe, twere imbuto zikwiriye abizera. Ndababwira nanjye nibwira, mureke twe kuba abakobwa b'abapfapfa, ahubwo tuba abakobwa b'umutima. Umukobwa w'umutima arabyuka mu gitondo agakora isuku mu rugo, akitegura akavuga ati isaha n'isaha umushyitsi yaza. Ese umushyitsi aramutse aje ntabwo yancisha mu ijisho. Haleluya! Ariko umukobwa w'umupfapfa arakomeza akiryamira, akaryamira, ibyo ntibimureba. Ntashobora no kubyuka ngo akore agasuku mu rugo, acisha akeyo mu rugo. Oya, ariko umukobwa w'umutima isaha n'isaha ahora yiteguye, avuga ati se haramutse haje umushyitsi akaza agasanga hasa nabi, ese ntago yanegura? Rero nimureke tube nk'abakobwa b'abanyamutima, tureke kuba nk'abakobwa b'abapfapfa. Mbifurije kuba nk'abakobwa b'abanyamutima. Abakunzi ba Ruyenzi TV show, muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Hari indirimbo abakatolike bajya baririmba, sinzi niba bajya bakiririmba, ngo nshuti zanjye mube maso kuko mutazi umunsi n'isaha, Nyagasani Yesu aratuburira. Haleluya! Uyu munsi Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyu munsi Yesu aratuburira. Haleluya! Mu ijambo ry'Imana aratuburira, mu buhanuzi aratuburira, mu nzira tugenda, buri muntu ahantu hose dusigaye tugenda twumva ibya Kristo. Haleluya! Yesu nashimwe. Nimureke twe kuba nk'abakobwa b'abapfapfa, ahubwo tube nk'abakobwa b'umutima, mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Reka dusenge Imana, dushimira Imana kubw'iri ijambo, bw'ubuhanuzi Uwiteka atumanuriye muri izi tariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu mpera z'umwaka. Mbifuriza kandi kuzagira umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha Yesu Kristo azavukire mu mitima yeze. Umwaka tuzawurangize amahoro, dufite umutima ukeye, ku buryo izi saha Kristo aramutse aje
yazamura itorero, yazamura abantu be anezerewe avuga ati byibura hari abo mbashije kuronka. Haleluya! Yesu nashimwe. Twongeye kugushimira Uwiteka Imana, ndagushimiye murengezi mwiza kuri umutabazi, ndagushimiye ko ushobora byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kristo wacu ngushimiye umuburo wawe uduhaye, uratubwiye ngo tube nk'abakobwa b'abanyamutima, twe kuba nk'abakobwa b'abapfapfa. Hari impamvu iri jambo rimanutse uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Nudushoboze twebwe abantu bakurikiye Ruyenzi TV show, nutwambike imbaraga kuko ibihe turimo biragoye. Duhe imbaraga zo kwihana, duhe imbaraga zo kwihanira kureka, kandi uduhe imbaraga zo kuba maso mu bihe byose tukiri muri iyi si. Ndagushimiye rero, ndaguhimbaje, ngaho nuganze nutegeke, nukomeze kwiyoborera nk'Imana, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amina. Yesu nashimwe cyane. Ndabashimiye abamaze gutega amatwi Ruyenzi TV show, abamaze kumva ijambo ry'Imana, rigire aho ribakura kandi rigire aho ribageza. Buri muntu wese yisuzume, yikontorore, arebe ati ese ubu ngubu mbanye n'Imana gute? Ese iyi saha Imana irambona neza uko ibishaka? Ese uyu munota Imana irimo iranyishimira? Buri muntu wese yisuzume, niwe ubuzi imibanire ye n'Imana. Twese duharanire kugira imibanire myiza n'Imana, kuko ni Imana y'urukundo kandi ni Imana y'imbabazi, ni Imana ibabarira, ni Imana itinda kurakara. Haleluya! Reka mbisubiremo, ni Imana itinda kurakara, kandi ni Imana yanga icyaha ariko ntabwo yanga umunyabyaha. Iyo wihanye ukemera guca bugufi, Imana irakubabarira kandi ikakuraho burundu. Rero mbifurije kuba maso mu bihe ibyo ari byo byose. Murakoze cyane, mukomeze kubana n'Imana yacu, ndabakunda cyane. Amina.